Amategeko icumi y'Imana. Kuva igice cya 20 guhera ku murongo wa 3 ukageza ku murongo wa 17. Itegeko rya mbere: ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Irya kabiri: ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Irya gatatu: ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Itegeko rya kane: wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Itegeko rya 5: wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Itegeko rya 6: ntukice. Itegeko rya 7: ntugasambane. Itegeko rya 8: ntukibe. Itegeko rya 9: ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Itegeko rya 10: ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Haleluya! Amategeko yawe niyo meza, agaragaza inzira y'ukuri. Umpe Bibiliya nkubwire iby'ubugingo, kandi udukomereze uwo mucyo, ngo tumenye inzira igana mu ijuru. Unyereke ubwiza bwawe Data, umpe Bibiliya kuko ariyo inezeza, yoborwe nayo mu nzira ntoya.